Yarampamagaye ubutaha uriya mugore namaza ngurine yego hanumva ahita ambwira ngo ndi wa muntu mufitiye amafaranga amazi ariko ubundi ngiye ngo mfite amafaranga ngerageza bari bamazeho nk'isaha bagomba gufata ibintu yego mu nyuma uriya muyobozi aravuga ati ciza reka dufunge tubahe iminsi baba batarishura amafaranga yego nukuza ugafatamo ibintu byose birimo byose ubigurisha uhita ubiteza cyane uri kumva ngewe uriya mugore sinabibonye uko nguko asanga aho papa Zikra yarari ngewe ayo mafaranga ntayo nzi ntayo nigeze nsangira nawe ntaho birakaze ntabwo wahita ubona ayo mafaranga ako kanya agerageza kuyashakisha ahantu hose arayabura urumva amajije kuyabura aricara aratuza aravuga ati Imana nizokora ibikomeye ntako tutari twakoze aravuga ati we kizaba cyazakira cyangwa uwo yamenye amakuru ko bagiye kuza guteza cyane narabona iminsi yagiye afata umwanzuro aragenda iburaza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda rwanya rwakazamura igisho cy'agana gasaka mutono sasa namugoroba samatera gakeka cy'agasambo ubundi cyari kuri Manzi na TV irebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba kuri mu gihe gito no gusaba kuri subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoza na kwinyanga usaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye z'isi yose maze imisi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze nitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikireka ntangire mereza ikaza abakunzi bacu wori muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia bari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba urengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda utugaragariza cyangwa se uburyo ugenda utwitaho umunsi ku munsi Uwiteka Imana abiguhera umugisha kandi ajya biguhembera cyane n'inyunganizi ugenda uduha n'inama zigiye zitandukanye ndagira ngo nabyo ubyongere kugira ngo tujye turushaho kubana neza mwabantu mwe twicaye ahangaha ku gasima turi kwibaza icyo gukora twakibuze turi kwibaza ibiri kuba ariko umudiva yararirimbye ngo ni kuki wabyemeye Mana Nyiringabo iby'akababaro nkaka n'iby'agahinda nkaka ariko mpamya neza ko nta kintu kibaho kidafite impamvu igitendo cyose umuntu aba ari gucamo today cyangwa se uyu munsi ni isomo ni ubuhamya bw'ejo hazaza ndi kumwe na Zikra ndi kumwe na Bella ndetse na bebe bahetse mu mugongo turimo turatekereza ibintu byinshi twabuze icyo gukora nkuko mubibona ngiye ku bwanjye byarenze ubwonko bwanjye ndimo ndibaza ati Bella bimeze bite Bella bimeze bite mira ariko ibimbayeho urumva namera neza pole sana komera kwihangana ngewe ubundi yari yarasanzwe yarampamagaye ubutaha uriya mugore namaza ngurine yego hanumva ahita ambwira ngo ndi wa muntu mufitiye amafaranga amazi ariko ubundi ngiye ngo mfite amafaranga yego arambwira ngo buretse nzabibona rero bobo kuburiya waje hari haje abandi bantu bagera muri batatu mbere se mbere yaho uriya muyobozi n'abandi yego kugira ndinde nguhamagara yego baravuga yuko bagiye gufata ibintu byose byo mu nzu byose ndavuga ati reka nanjye mpamagara abanyamakuru yego baravuga ngo bagomba gufata ibintu byose byo mu nzu bikwiranye n'amafaranga bamufite muri iriya nzu nta bintu birimo byakwirana n'ibihumbi 420 ntabwo bishoboka byo ntabwo birimo
uri kumva ngewe namwihanganiye ndiceceka ngerageza bari bamazeho nk'isaha bagomba gufata ibintu yego mu nyuma uriya muyobozi aravuga ati cyiza reka dufunge tubahe iminsi baba batarishura amafaranga yego nukuza ugafatamo ibintu byose birimo byose uzobimara indwi imwe cyangwa icyumweru bataraza kubifata bakwishyura ubigurisha uhita ubiteza cyane uri kumva ngewe uriya mugore sinabibonye uko nguko asanga aho papa Zekara yarari ngewe ayo mafaranga ntayo nzi ntayo nigeze nsangira nawe ahubwo sinzi n'impamvu ari kunshakaho amatiku ariko urabona aho bigeze birakomeye nimba bavuga ati uyu mugabo murabana ibyo ntabwo bitureba mugomba kwishyura ariko njye ndibaza wenda Brazil kugeza aka kanya ntabwo nzi ahantu ari sibyo Brazil arahuza hari ibyo arimo ese yegeze afata umwanya byibuze arakuganiriza akubwira imva n'imvano y'ayo mafaranga bamwishyuza anakubwira icyo yakoresheje amafaranga amwe yayivuye ngo yarayamuvujemo ngo ibindi ngo yayamwitayemo kuko ibyo yakoze byose yagiye bifatira amafagitire ibindi akabyandika urumva rero barabyerekanye kandi we uriya mugabo nawe hari icyo yari yaremereye ngo uriya mugore urumva babivuze muri ribu bavuga yuko urabibona kiriya gihe haza n'icuma baravuga ati byari 500 bamuca nyine ayo mande nimba ari amande nimba ari ibiki 80 hasigara 420 baramubwira ati nabona igice azayabura ariko murabona muri no minsi ibintu birakaze ntabwo wahita ubona ayo mafaranga ako kanya agerageza kuyashakisha ahantu hose arayabura urumva amajije kuyabura aricara aratuza aravuga ati Imana nizokora ibikomeye ntako tutari twakoze pe ariko ayo mafaranga ni menshi cyane ni menshi 420 ni menshi urumva wo mwanzuro yahisemo nuriye ubundi byo kuvuga ngo ngiye ngo bantwara ngo bakamfunga ngiye se nigeze njya ayo mafaranga kuba ndi umugore wiwe ntabwo bivuze ko ari jewe wakwishyuza ayo mafaranga urumva ariko kubw'ibintu birimo hariya ni ibintu njyamaho ni ibintu nkoresha ni ibintu imyenda y'abana ibyo ntekeramwo by'ubuzima nyene biriya ni kugira ubiyongera ubitangura ushaka ubuzima bushasha biragoye ni ibintu byakuvuna none se Bera hagiye gukurikiraho iki bagusohoye mu nzu barayifunze kigiye gukurikira nta hantu ntago ndi buje kure ngiye guhamagara umuntu w'inshuti yanjye mbe ngiyeyo cyane singende kure ngume hano batazaza wenda gufatamwe ibintu ndeba ahantu mba ndi nyene hano hafi ku buryo nzoguma nyene nza nkareba ibintu birababaje kandi biteye agahinda pe ariko ngiye ndibaza nkanatekereza neza ko utagakwiye kubuzira ibi bintu urumva utagakwiye kubuzira ibintu utakoze amafaranga utariye nawe ubwawe ukeneye kujya mu buyobozi ugatanga ikibazo cyawe ariko n'umuryango wawe uri kurwanira nimba kuko ibyaha barabimuhamije ni ikibazo nacyo gikomeye sibyo barabimuhamije kuko niba urumva icyo yamubwirira cyose barabisezeranye hari n'amarikoda hari byose urumva n'ubundi agomba kwishyura icyo cyacu kiramushinza nimba ari no gushinzwa nimba ari n'ibiki simbizi kiramuhama nk'abantu mwe sinzi ikintu twakora sinzi nicyo twavuga sinzi namwe mutugira inama mugire Bera inama ubufasha bwose waba ufite yaba amasengesho yaba ibiki yaba inama umufashe njye muri kwibaza ahantu uyu mubyeyi agiye kwerekerana bano bana hejuru y'amakosa atakoze ntabwo ahantu ndi buje ndakomeza ndaba hafi y'inzu yanjye urazenguruka imihanda se nta mihanda ndi buzenguruke ndaje ngende hariya ruguru hamwe n'inzu ariyo mba ngumye ndabimubwira mbe nicayeho ndibaza baraducumbikira iminsi mikeya
none se nimba Imana izoduha ayo mafaranga ntawe ubizi, nta nabura bazabitware, none se umuntu yagira ute azabitware. Mana yari ahantu ngera nkumva ibitekerezo byanjye biranze. None se famiye yawe cyangwa se yo kwa Ibrazi mwegeze muyigezaho iki kibazo? Ibyo ngibyo bagerageje kubimufashamo mbere, bari bagerageje gushakamo ico gice biranga. Kuko bari bambwiye ashaka 250 aba yishuye, iwabo bagerageza kubigira biranga. Yego. Aravuga ati we kizaba cyazakira. Cyangwa uwo yamenye amakuru ko bagiye kuza guteza cyamuna, nabona iminsi yagiye afata umwanzuro aragenda Ibrazi. Oya, ije ngivye mbere nuko yampamagaye nta nibyo nge nari nigeze mubwira. Nose ubu ngubu ibi ngibi bibaye uraza kubimumenyesha? Ntabimumenyesha. None se n'ubundi ni bimumenyesha nta mafaranga afite arabikora he? Nta kintu ari bubikore, kandi byabaye nta muntu wabihindura. Ajya siko kunda kora ikintu no mwabana mumbare mungira inama, twicara hamwe tujye inama turebe ikintu twakora. Ubu turakora iki koko? Kabigaseka nk'akeza, ntacyo narenza kuri ibi. Imana niyo iri bucura urubanza, ni nayo ireba hari ikibazo ikabikemura. Tugende ndebe ko nabagurira ikintu cyo kurya hano hepfo basi nyine nose nabigenda. Nta mafaranga mfite ngo ndabishyurira inzu aka kanya, nta bushobozi mfite ngo ndishyura biriya bintu byose. Tugende tureko 420 ni amafaranga menshi pe. Ntabwo nanjye nkurikije ibibazo maze mu iminsi ntabwo nahita mvuga ngo amafaranga ndayabona. Gusa nkunda kubwira abantu ngo gira neza wigendere, ineza uyisanga imbere. Hari icyo wakora ugatera umuryango inkunga, Imana ikazabikwibukiraho umunsi utazi. Mbabwira inkuru y'umugabo witwa Ezekiel uramuzi, yari umuntu usenga cyane, yakoraga imirimo myiza, afasha imfubyi, afasha abapfakazi, agaburira abashonje. Igihe cyo gupfa kigeze, Imana ireba ku mirimo myiza Ezekiel yakoraga, yibutsa Imana imirimo myiza. Ezekiel Imana imwongereye imyaka 15, nta kindi irengejeho. Nubona hari icyo ukwiye gukora kuri uwo muryango ugikore, kandi niba n'izindi nama zindi uri bubagire uzibagire. Imana ibampera umugisha, tugende bera.